muraho neza bwoko bw'Imana dusangiye guhurira kuri uyu muyoboro wa YouTube channel iminsi 2300 TV. Twongeye kubaha ikaze muri gahunda yo kwiga ibyigisho biyobora abakuze kwiga Bibiliya ishuri ryo kwisabato. Uyu munsi tugeze ku cyigisho cya kabiri ndetse tugiye kwiga ingingo yo kwa kabiri itubwira ngo gusobanukirwa urukundo rw'Imana. Mbese urukundo rw'Imana ni iki? Mbese urukundo rw'Imana twarusobanukirwaho iki? Turi hano rero nge na mugenzi wanjye Dusingizimana Karisiti tugiye gufatanya muri iyi ngingo ubundi kugira ngo tuyinyuremo maze ibyo dukuyemo bizadufashe kandi bizatubera impamba n'urwego bizatugeza mu ijuru. Mbere ya byose reka dusenga Imana. Turagushimye Uwiteka Mana yacu, tugushimiye uburinzi bwawe ukomeje kutugaragariza, udufashe kandi uturinde ubwo tugiye kwiga iyi ngingo ngo gusobanukirwa n'urukundo rwawe Mana. Udufashe ube mu mitima y'abakurikiye iri jambo maze ubasobanurire urukundo rw'Imana. Nibyo tugusabye mu izina rya Yesu, amen. Nukuvuga ngo urukundo rw'Imana mbere na mbere kugira ngo dusobanukirwe iyi ngingo biradusaba ko tubanza gusobanukirwa n'igitekerezo cy'umugabo witwa Aburahamu. Dusingizimana Karisiti tunyuremo muri make icyo gitekerezo cy'umugabo witwa Aburahamu. Aburahamu yari umugabo wubahaga Imana kandi yari umugabo wakundaga Imana. Izina ry'Imana rishimwe, amen. Nuko Aburahamu Uwiteka amusezeranya isezerano ryo kuzamura umwana w'umuhungu witwa Isaka. Igihe cyarageze kuko Imana yabimuha nihuse mu gitekerezo. Imana yaje kumuha uwo mwana witwa Isaka kandi imumuha akuze. Aha rero mwitangira igice cya 22 uhereye ku murongo wa mbere hatugaragariza neza ko Imana yaje kugerageza Aburahamu ngo igerageze kwizera ko, imusuzumira kuri wa mwana yari yamuhaye kuko bari baramubonye bageze mu zabukuru. Aba babyeyi bakundaga uwo mwana, izina ry'Imana riramucyubahira, amen. Imana rero yaje kumumusaba iramubwira iti Aburahamu, ndifuza ko wantambira uwo mwana wawe ukunda witwa Isaka. Nuko Aburahamu ntiyazuyaje kubwo urukundo yakundaga Imana, yemeye ko agomba kujyana uyu mwana kandi uyu mwana akamutura iki? Akamutura Imana, akamutambira Imana. Imana rero murangiye umusozi agomba kujya kumutambiraho ariwo musozi wa Moriya. Nuko Aburahamu aza gufata urugendo hamwe n'abagaragu be ndetse n'uwo mwana w'umuhungu, baragenda. Iyo bageze Aburahamu yaje kubwira abagaragu be ngo basigare ahantu ku nzira, ababwira ko wajyanye n'umuhungu we gusenga. Nyamara ibi ryari ibanga uyu mugabo witwa Aburahamu yari afitanye n'Imana, kuko yagezeyo yubaka igicaniro. Amaze kubaka igicaniro asasaho amatandika y'inkwi, amaze kuyashyiraho arambika umwana we, abwira umwana we ko aje kumutambira Uwiteka. Reka mbabwire, uyu mwana ntiyazuyaje kubwo urukundo nawe yakundaga ababyeyi, yaremeye atubwo ari Uwiteka wakunsabye umuntambira Uwiteka, izina ry'Imana rishimwe, amen. None uyu mwana abwira Aburahamu ati kugira ngo ntakugora mboha amaguru n'amaboko ubundi ndambike ku iki gicaniro, nuko untambira Uwiteka. Nshuti muvandimwe, aba bantu uko ari babiri bose bari bafite urukundo kandi bagiraga urukundo rushingiye ku Mana, izina ry'Imana riciramo icyubahiro, amen. Niko byagenze rero, ariko nihuse igihe cyarageze Aburahamu aza kubangura inkota agiye kuyitikura umuhungu we ngo amuzogote amwice. Uwiteka amanukira muri marayika afata ukuboko kwa Aburahamu, biza kurangira atamwishe ngo amutambire Uwiteka, ahubwo Uwiteka amwereka imfizi y'intama yari mu gihuru nk'aho inyuma niyo Aburahamu yagiye arazana we n'umuhungu we bayitambira Uwiteka. Nuko Uwiteka aravuga ati Aburahamu, ndebye kwizera kwawe, mbona uri umuntu w'inyangamugayo kandi ukwiye kubahwa mu bantu. Nuko igitekerezo cyarangiye, ariko Aburahamu n'umuhungu we bagarutse mu rugo. Nukuri igitambo kiraboneka, yari imfizi y'intama yari iziritse mu gihuru, barayizanye bayitambira Uwiteka. Ariko Uwiteka yagaragaje urukundo kuri Aburahamu ndetse na Aburahamu agaragaza urukundo we n'umuhungu we bakundaga Imana, izina ry'Imana rishobora kucyubahiro. Muri iyi ngingo rero yo kwa kabiri ivuga ngo gusobanukirwa urukundo rw'Imana, murumva ko ahangaha kugira ngo Aburahamu n'umugore we Sara babe barabonye umwana Isaka
rwari urukundo rw'Imana, ryari isezerano ry'Imana. Bivuze ngo Imana amasezerano yose ayo ari yo yose aba ari ay'ukuri. Ni ukuvuga ngo umuntu ushaje w'umusaza ntabwo yumvisha ukuntu yabyara umwana, ariko kubw'urukundo rw'Imana, Imana imuha umwana. Hano rero kuri iyi nkuru ya Aburahamu turahita tuyivaho gato dusimbukire ahangaha tubonye urukundo rw'Imana mbere na mbere yakunze hano Aburahamu, imuha umwana, iramugerageza, ariko aho yari Aburahamu. Ese isi yose nubwo natwe dukomoka kuri Aburahamu, Imana yadukoreye iki? Karisiti uzi isomo ribisobanura neza riboneka muri Yohana 3 igice cya 16 riratubwira ngo iki? Ni isomo ryiza cyane nkunda, ritubwira ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Amen. Byatumye itanga. Gutanga ni ukwifata ukiyaka ikintu wari ufite ukagiha undi muntu. Byatumye itanga rero umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera, uwizera Imana kandi akizera uwo mwana atarimbuka, ahubwo ahabwa ubugingo buhoraho. Izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Amen. Ni ukuvuga ngo rero uwo mwana nk'uko Imana yari imutanze yaje mu isi, ariko yaje mu isi abantu bo mu isi ntibamwemera, kandi Imana yari imutanze ari nk'ikimenyetso gikomeye cyo kutwereka urukundo Imana idukunda. Ariko ijambo ry'Imana hano nk'ikimenyetso Imana yongeye gutanga idusobanurira umwana wayo muri Matayo igice cya 3:17 haranditswe ngo maze ijwi rivugira mu ijuru riti uyu mwana wanjye nkunda nkamwishimira. Amen. Ese kuba ijwi ryaravugiye mu ijuru riti uyu mwana wanjye nkunda nkamwishimira, ese hari ayandi majijinga nyakaristi wumvamo ko ese haba hari undi mwana w'Imana twaba dutegereje? Oya, ntawe rwose, nta wundi dutegereje uzavukira mu isi, kuko Kristo yaravutse kandi arapfa apfira bya byaha byari mu isi. Niyo mpamvu Imana hano yamutangiye ubuhamya ubwo yabatizwaga, nuko umwuka w'Uwiteka amanukira mu numa amuzaho, nuko ahabwa ikimenyetso, ijwi rivugira mu ijuru nk'uko bisomye riravuga riti nguyu mwana wanjye nkunda nkamwishimira. Urukundo rw'Imana ikunda abantu nirwo rwatumye nyine itanga uwo mwana, kandi urwo rukundo ruheranije isi yose. Nta kintu na kimwe wabona ku isi warunganya narwo. Niyo mpamvu Kristo yatangiye ubuhamya n'Imana, aravuga ati nguyu mwana wanjye nkunda nkamwishimira. Natwe rero dukeneye ko Imana idutangira ubuhamya mu izina rya Yesu. Ndakeka buri muntu ari kugenda asobanukirwa, kandi yamaze gusobanukirwa neza ko Imana idukunda urukundo rudafite ingano. Urukundo Imana idukunda ntitwabona uko turusobanura. Ni ukuvuga ngo Imana kuba yaraduhaye umwana wayo Yesu Kristo, ni ukuvuga ngo nta kindi kintu kibaho Imana yagombaga kuba yaduha itaduhaye. Kuba yaraduhaye Yesu Kristo, kandi Yesu Kristo uzakongera imbaraga. Paulo we yaravuze ngo nshobozwa byose na Kristo ugira utegarizwa imbaraga. Ni ukuvuga ngo Kristo niwe uzaduha imbaraga, adufashe, atubashishe kunesha, kandi biturutse kuri rwa rukundo rw'Imana. Iyo yadukunze urwo rukundo igatuma iduha umwana wayo w'ikinege kuko twabibonye, kugira ngo twe tuzizera uwo Yesu Kristo tuzahabwa ubugingo buhoraho. Amen. Karisiti rero tugana ku musozo, sinzi niba hari ikindi wavuga kuri ingingo usobanura gato ku rukundo rw'Imana nk'uko tumaze kubibona buri muntu yabisobanukiwe. Urakoze cyane, nta kindi navuga, gusa urukundo Imana idukunda rurenze uko twe tubitekereza. Ni nayo mpamvu abantu benshi cyane batajya baha agaciro urwo rukundo, ugasanga bafite inzangano. Mu by'ukuri turebeye ku biremwa byose Imana yaremye, yabiremye bikunze kandi ari byiza, biba bwiza. Ariko igeze ku muntu imurema mu ishusho yayo. Ndagira ngo ubwire ko ibiremwa byose Imana yaremye, biriya bitavuga bidahumeka, bifite uko byubaha Imana. Ariko umuntu Imana yaremye yubaha Imana, kandi nyamara yaremwe mu ishusho yayo. Rero ntabwo twakunda Imana tutazi twanga bagenzi bacu. Niyo mpamvu nje nifuza ko twagira urukundo rurenze urwo dutekereza, kandi tukarukunda Imana nk'uko nayo idukunda. Kuko iyo urebeye ku byaremwe ubona biturusha urukundo. Uzabireba inyamaswa, uzareba ibiti ukuntu biba bihumeka neza, uzareba nta kintu bipfa, ariko ugasanga abantu bafite inzangano muri bo. Rero twifuza ko
ku rwanjye ruhande abana b'Imana twese twahinduka abana bayo yishimira binyuze mu rukundo, tugakundana kandi tugakunda bagenzi bacu mu izina rya Yesu. Amen. Nshuti rero mudasiba kudukurikira, twafatanyije mu gukurikira iyi ngingo yo kwa kabiri itubwira ngo gusobanukirwa n'urukundo rw'Imana. Ndakeka ko twese twaba twasobanukiwe n'urukundo rw'Imana ubwo ariko ni ukuvuga ngo dusoreje aha ngaha, ariko ubaye ufite ikibazo wacyandika muri komenti, natwe turahari ngo tuzagaruke tugusubize. Iminsi 2300 TV tuzajya dukomeza tuhahurire, twige ijambo ry'Imana kandi dusobanukirwe na Bibiliya. Imana izadufashe kandi tuyobore itugeze mu bwami bwo mu ijuru. Nibyo mbasabira nawe bigusabira mu izina rya Yesu. Amen, amen.